uranyumva ni imbabazi mpumeka gusa ngaho turagize imana twinjiye muri iki kiganiro kambasabira umugisha kugira ngo kigende neza kandi habemo guca bugufi no guharira sabiye mwene data aho pastor ibaze anyitabe Yesu ashimwe pastor Yesu ahimbazwe akuramukije kandi nkwifurije amahoro n'ihirwe urakoze sabire bene data rero n'undi mu izina rya Yesu Kristo dusabye kugira ngo iki kiganiro kigende neza kandi kibemo umuco kandi kibemo umwuka mwiza cyane cyane kibemo umwuka wo guharira n'imbabazi mu izina rya Yesu Kristo amen amina ariko iyo ntuye guharira reka ngusabe ko ibyo ntabwo urakoze cyane reka nte kugira comment ishyiraho ariko iryo jambo ryo guharira tugiye kumva akarengane umuvandimwe mbere yuko aba umukozi w'Imana ni umunyarwanda mbere yuko aba umukozi w'Imana Pastor Blaise afite uburenganzira nk'abandi bose nk'abandi banyarwanda bose adashobora kurenganwa ngo bicecekwe bamufatiranye kuko ari umukozi w'Imana oya alright so tugiye gutangira ikiganiro ntabwo tuza gutinda Pastor Blaise inkuru zaravuzwe ukora tweet ibintu biracika hano ibi bintu birebire birasohoka nifuje cyangwa abantu bifuje kumva ukuri kuva ku ruhande rwawe ejo twumvise ikiganiro cyakozwe n'uwo mufitanye ikibazo cyangwa James Ruhumuriza wamamaye nka King James yagize ibyo avuga sibyo tugiye gusubiramo sibyo tugiye kuvugaho turashaka kumenya ukuri imva n'imvano y'ikibazo cya James bigenze bimeze bite havuzwe byinshi havuzwe ubufatanyabikorwa havuzwe kuguriza havuzwe kumutiza havuzwe ibintu byinshi havuzwe ubushuti bwihariye magara havuzwe ibintu byinshi n'ibindi havuzwe miliyoni 30 havuzwe miliyoni 31 havuzwe miliyoni 36 havuzwe miliyoni 9 wishyuye havuzwe ibintu byinshi n'ibindi ni wowe nyiri ikibazo ni wowe nyiri ubwite ni wowe uri muri ikibazo na King James dukeneye kumenya ukuri kw'ibi bintu ugiye kubivimuzi ugiye guhera mu menyanire yawe na King James mugeraho amafaranga yatanzwe abantu bumve urugendo rwawe muri iki kibazo reka tukwakire nguhe ijambo hanyuma ufungure mike niba hari ibimenyetso ufite uraza kubikoresha niba hari ahangaha uri kumvwa n'abantu bose uri kumvwa n'ingeri nyinshi hano harimo inzego hano urimo kumvwa n'abanyarwanda batari bake ijambo ni iryawe bwana Blaise utuvire umuzi utwibwire numara kutwibwira utubwire ikibazo uko kimeze murakoze cyane Godfather sinzi niba munyumva gatanu ku kandi okay nimutanyumva ubwo murambwira nta ikibazo cya connection kandi ndagushimiye ko ikiganiro wahisemo kugitwara muri iyi nzira ntabwo nari mbyiteze Imana igumugisha ko waje gusaba umushumba ngo dusengere hari icyo bikora muranyihanganira ibintu ngiye kuvuga ni ibintu ku ruhande rwanjye ariko nanone bitarimo detail zose ibyo ngiye kuvuga ni ukuri kuko mbifitiye ibimenyetso ariko ntago nza kujya muri detail zimbitse kubera impamvu nabasobanurira ibintu biri mu manza hari ibyo avoka yanyemereye kuvugaho akambwira ati ngibi wemerewe kubivuga ibintu byemerewe ikindi kandi nubwo turi mu rubanza rw'amafaranga turi abantu ntabwo iki kibazo cyakagombye kurenga ubumuntu aribyo njya mbona muri social media bakora umuntu akazana ikibazo kikarengera akajya mu bindi bitari byo kubera ko ababaye kubera ko yumva afite ukuri sinshaka kujya muri uwo murongo rero ndashaka kujya mu murongo w'ikibazo mpereye ku byo warumbajije ntabwo
nza kwinjira cyane mu bucuti bwanjye na King James y'aho twamenyaniye, ibyo twabanye, ibyo twasangiye, kubera ko ubucuti bwanjye buraturenga jye nawe twembi bukagera no ku miryango yacu, kandi iyo miryango yacu ntabwo dufitanye ikibazo. Ku babyeyi banjye, ku babyeyi be, ku bavandimwe banjye, ku bavandimwe be, tubanye neza, uretse ko ikibazo nyine cyacu cyarabarenze, nabo babura icyo bagikora kuko barakizi. Icyo nza kugarukaho ni ibintu yavuze. Jyewe natanze ikirego kuri RIB, wenda ibyo ndaza kubizaho nyuma. Icyatumye abantu mwese mumenya, nawe gutfa tukamenya, ni tweet nandikiye umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika musaba ubufasha. Tweet nayikoze ari ibintu natekerejeho, mfite impamvu, n'abayobozi bagerageje kubimbaza bakambaza ati kubera iki tweet, narabasobanuriye kandi barabyumvise ntababigezeho ikibazo, cyane cyane ko atari jye wa mbere ubikoze. Umwitabaje, sinavuze ubusa, sinatukanye, sinagiye mu bibazo ibyo ari byo byose, navuze agahinda kanjye. Nabonye abantu benshi kuri Twitter babivugaho ngo kuki wandikiye umukuru w'igihugu, kuki umukuru w'igihugu wacu w'u Rwanda n'umubyeyi, ibyo yarabigaragaje, ibyo arabivuga. Ntabwo aha hantu ntuye cyangwa abandi bayobozi bose b'u Rwanda tubita ababyeyi. Iyo aspect y'ububyeyi rero afite niyo nakoresheje, nishyira mu mwanya w'umwana, nanjye ndamutakira. Abanyarwanda twese dufite ibyo twifuza kumumenyaho. Nta muntu wagirirwa ubuntu bwo kumujya imbere ngo buri icyo amusaba cyangwa amwifuzaho. Mu biganiro akora baramubaza ngo ukunda icyo urya iki. Abantu turamukunda birenze kuba ari umuyobozi, ari perezida. Iyo mpamvu rero niyo ya mbere nabikoze. Ntago nasuzugura urwego rwose kuko biri mu manza, ariko naravuze ni n'umubyeyi mukuru wa twese abimenye, kuko birashoboka cyane ko bishobora kurangira bitagiye mu manza. Ni nacyo nifuje. Iyindi mpamvu ya kabiri ni uko kesi igarutse nayegereye minisita muri urwo rwego kugira ngo birangire bitagiye mu manza. Wabwiye King James agaca bugufi tukumvikana, ko amafaranga nayamuhaye mu bushuti, ikibazo tukakirangiza mu bushuti. ntabwo byakunze. mbere y'uko ugera kwegera minisita, hari ubwo ntusimbutse, uratubwira uburyo amafaranga yageze mu maboko ya King James, ahantu dukeneye kumenya ukuri. ndabibabwira, nkibabwira aho byatwita, aho byavuye n'impamvu yabyo, ibyo daje ndabibabwira aho ya. Hanyuma rero amakuru yagezeho ava mu biro bya minisita ni uko King James yabwiye minisita ngo nta kintu ushaka kumvikana na Blaise, nakomeze inzira y'amategeko, nakomeze tujye mu manza. Imanza birimo, processing irimo, ariko nanone mpitamo ku bushake bwanjye kwandikira tweet. Amafaranga rero nahaye King James, namuhaye amafaranga, nanone ntago nza kuvuga umubare, ariko ari hejuru ya miliyoni 30 z'amanyarwanda. Ntabwo ari amadolari, ntabwo nabonye abantu benshi bavuga amadolari miliyoni 20 ntabwo nza kuyavuga kubera ko ntabyemerewe, biri mu manza, ariko ari hejuru ya miliyoni 30 y'amanyarwanda. Nayamuhaye mu bihumbi 2021 mu ntangiriro z'umwaka. Hanyuma nyamuha tugomba gufatanya muri business yari yatangiye. Afite uruganda rwa kawunga, ndayohereza, ndamubwira ni mu mpera z'uyu mwaka muri Desemba nzaza mu Rwanda, noneho dukorane byemewe n'amategeko, tujye muri RDB, mbe shareholder, donc kuko company ye yitwa Ruhumuriza Limited, so tubihindura ibyo byose. Ndayohereza, ngeze mu Rwanda
Kigali icyo gihe muri 21 muri Desambre. Nsanga amafaranga ntayahari. Arambwira ati muvandimwe, amafaranga narayakoresheje mu bibazo byanjye tumwe na tumwe nagize, ngira n'utundi dufaranga nkoresha ku ruganda, atariko impamvu nabikoze nuko nzi ko mfite uruganda, so nakwishyura. Ndambwira James ko twaganiraga ibindi, ko ibyo bintu bitari kuba ikibazo, kuko utambwiye, kuko ibyo bintu byumviye, kuko utigeze unyandikira nk'ibindi byose wanyandikira kumbwira ati kubera ko ayo mafaranga namuhaye hari umushuti twari duhuriyeho yagize ikibazo, arambwira ati ntawanyamuhaye mu ndamwemerera 5 miliyoni. Aje aranyandikira arambwira ngo bayamugaruriye. Uwo mushuti nawe aranyandikira arambwira ngo wakoze. Ndambwira sawa. Ndamubwira ko kira wabashije kukimbwira ko yakuye mukayatiza umuntu, tukabiganira ibindi kutabikoze. Areba hasi ntiyagira ikintu asubiza, ndabibona kuko afite ukuntu ateye, ntabwo ari umuntu ufesinga ikibazo. Ari nayo mpamvu byose byageze ahangaha, ari nayo mpamvu yaje agakora iriya interview naraye mbonye nijoro. Nagize umwanya wo kuyireba, mbisubiramo byose, ndabireba ibintu yavuze, nakumiro. Ariko so icyo gihe rero nyamuhaye, birangira gutyo buri kintu. Ndamubwira sasa nsubiyeyo, ubitekereze, ushaka ikintu ukora, ufite alimentation, ufite ibindi bintu, ngenda muganiriza mwereka n'ibyo yakora kugira aya mafaranga yagarure, dukora icyo twagambiriye. Nafashe risk, urabizi, twabiganiriyeho, ndakwizera, so sinshaka ibintu birangira kubera ikosa wakoze. Rikosore ko birashoboka. Ndagenda bikomeza kubaho, nta kintu gikora. Ariko hagati aho muri icyo gihe ndi mu Rwanda iyo December, abavandimwe twari turi kumwe twagize igitekerezo cyo kujya gufasha abantu bimwe bisanzwe. Noneho biganiriza James, arambwira ati sinibuka niba ari wabimbwiye cyangwa ari wabimubwiye, ariko nibuka ko twagize igitekerezo cy'uko aya mafaranga nayo kugira ngo tuyagure ibindi bintu, twajya mu ruganda tugasya ku ruganda rwari ruhari ariko nta rudakora. Noneho iyo foto akaba ari duha abantu. Nawe ndamubwira ndifuza kureba uko bikora. James araza, dufata imodoka ubwacu, tuyagenda twigurira ibigori. Iyo modoka turayitwara, tujya mu ruganda, turabyikorera, tuzigifuturira, ndeba ko bikora, turayibika. Ntabwo iyo foto twigeze tuyitanga nk'uko twabipanze, byabaye ibindi. Hanyuma ndataha, dukomeza kuvugana kugeza icyo gihe gihe numvaga ko nk'uko yabimbwiye, yabisabye, yambwiye ati nagize ikibazo ndigobotora. Nakomeje kubitwara muri iyo nzira, ariko nkavuga ni buriya azakubishyira hagati impembero, atekereze, agaruke, ashyira ibintu ku murongo. Ndategereza, igihe kirashira, ndategereza, ariko ko tuganira akambwira ibibazo, nzi ibibazo afite hariya na hariya, amafaranga yamwishyuye yakoresheje bitandukanye n'ibyo twumvikanye. Mu magambo make, amafaranga ntiyagaruka uko minsi ishira, bikagenda biba ibindi. Ikintu rero ntarakomeza ngo babwire uko byagenze kugeza tugiye muri kugeza uyu munsi, hari ikintu kimwe nshaka kugarukaho, nshaka kumakinga clear and sure ko uruhande rwanjye uko bimeze, kubera ko twese iyo tuje hano, uko nabonye izi social media zikora, buri muntu wese azayigira mwiza, buri wese azavuga uruhande rwe, ariko habaho ukuri abantu bamenya n'ukuri Imana izi. Ntabwo naza ikibazo kuri Twitter cyangwa nje kuvuga uyu mwanya kuri iki kibazo kuri Space, kubera ko nshaka kwica izina rya King James, uko nabonye abantu benshi babivuga. Nawe ejo yarabivuze ati ntekereza ku kintu afite
mwanya ntabwo nza gukora ibintu abantu mwese muri uwo musaba ngo ko twamenyanye ngo hari ibyo duhisha nta bintu duhisha nk'uko nabibabwiye n'umuvandimwe twabanye ibi bibaho ndavuga gusa ku kintu cyerekeranye n'amafaranga rero ntabwo ngambiriye kwica izina rye kandi kugira ngo bigere hanze nta nzira ntakoze nta ntaciye uburyo bwose bushoboka narabukoze mu magambo make icyo gihe muri uwo mwaka wa 2022 twari twinjiye mu 2022 yaje kujya muri Amerika ndamubwira nti uruganda ko ruhari mu gihe ushaka ayo mafaranga genda shaka kujyamo ngakora nkareba ukuntu uruganda rukora ndashaka gushaka andi mafaranga ku ruhande nkajyamo ibyo bintu mbabwira preve zabyo zirahari ati nta kibazo ntiruhari si uruganda n'urwawe n'urwacu jyamo nkoreramo biranga cyanze ni kimwe hanze ibintu bibiri hanze management kuko sinari mpari hananirana nanone capital investment kubera ko byasabaga amafaranga menshi angana nayo naramuhaye kandi ntari ngifite ubuzima bwa buri munsi bw'uruganda biranga hanyuma ndabimubwira ntibiranze ati nta kundi reka turugurisha Kingdom yakunda kumbwira ati reka ngurisha uruganda amubwira nti no wigurisha uruganda shaka amafaranga uze dukora ibyo twemeranyije yashaka ku ruhande icyo kandi nawe yarakivuze ejo ko namubwiye ko nakunda gutsindwa ko numvaga ari ugutsindwa nkamubwira nti ibyo twumvikanye ntibipfe uko igihe kigenda ibintu bigenda bitinda so nkamubwira nti amafaranga nayatse ngiye kuyaguha naraguhaye icyo yakoze urakizi uyu munsi ndiho ndishyura ideni ry'amafaranga uzi neza icyo yakoze ni gute wumva mu mutima wawe hatuje ibyo ntibyagize icyo bitanga nta kintu na gito byatanze nza kujya i Kigali mu mwaka ushize mu ntangiriro zawo mu kwa mbere agurisha imodoka yari afite y'uruganda amafaranga anyishyura kuri ayo mafaranga ibyo bintu byabayeho inejo yarabivuze ikindi kintu yavuze nshaka kumakinga clear buri muntu wese abyumve ntabwo yes ibintu twabikoranye nk'ubushuti amafaranga nayamuhaye mwizeye izo contract ntazabayeho ariko baza amategeko contract ntabwo ari iriya usinya gusa ngo ujyane kwa noteri oya ariko contract n'uburyo bwinshi cyo wumvikanye n'umuntu n'uburyo bwinshi ushobora kukigaragaza ari nicyo nereka ubuyobozi kugira ngo bubigendereho bufata imyanzuro rero yavuze ko uruganda ruhari yabwiye umunyamakuru ko bavuganye uruganda rurahari turarufatanyije ntabwo turufatanyije ko sinyanditse muri RDB imodoka yigushije ku giti cye ayo mafaranga ntabwo twigize dufatanya na gato twagombaga gufatanya ariko ntibyakunze yes n'uruganda nubwo narugiyemo ari urwa King James ndugiyemo nk'inshuti ibyo ari byo ariho agarura uyu munsi akavuga ngo narukoreyemo dukorana which doesn't make sense to be honest umuntu wese yabyumva narugiyemo nk'inshuti ye kandi icyo gihe kugeza icyo gihe nta kibazo yari abifiteho ariko ubwo bigiye mu manza ni point azana ko ngomba kumwishyura nk'umuntu wakoreye mu ruganda rwe kandi birumvikana ariko gutwistinga ibintu byose bikitwa ibindi ntabwo ari byo ikintu kindi nshaka kuvuga rero cyababaje umuvandimwe ni uko namureze ni uko nagiye muri RIB nkamureka ntabwo nabyutse igitondo kimwe ngo numve mufitiye ishyari rya hanze njya kumureka oya inzira zose twarazigerageje
namubwiye nti mpa amafaranga nibura monta runaka njye nishyura donc wowe wishyura ideni kuko urarifitiye ndeke kwishyura. Ashaka kumpa amafaranga make kubera ko mbizi, ndamubwira nti aha ni ukwirengagiza, urashaka kutaba umunyakuri, niko nabyita. Amafaranga ndiho ngusaba si amafaranga menshi, kandi narabimweretse byose. Ntabwo ndiho nshaka kugusaba inyungu, nta nubwo ngusaba inyungu banki izanyishyuza, oya, mpa amafaranga njye naguhaye. Ibyo ntibyakunze, binyuza ku bavandimwe be bakuru, baramuganiriza arabyemera, ntabashoka ati kuko twumvikana kutajya kujya kundega ku bavandimwe. Ndamubwira nti turumvikana ariko ntabyo ukora, ibintu mbwira ntabyo ukora, kandi uko iminsi igenda ntabwo ugiye ku ruhande rwanjye mererwa neza. Abavandimwe baraza barambwira ati rero ibintu byanyu byatuyobeye, avuga ibintu ejo akabihindura, avuga ibindi, ati rero byatunaniye kabisa, uzagenda utanga icyo kirego. Ndabireka bimara igihe, nca ku mushuti we twamenyanye ari we uduhuje, nanjye musidera nk'inshuti, nawe ndamubwira nti wajya ukabwira umuvandimwe, abijyamo hagati biranga. Umwaka ushize rero njyana ikirego muri RIB. Aho rero niho nabereye umwanzi, ko nashatse kumufungisha, donc ntari inshuti nziza. Ndamubwira amafaranga amaze imyaka, wafashe imodoka urayigurisha uranyishyura, yes, urashaka kumpa amafaranga runaka, kandi ayo mafaranga yashatse kuyamashiza igihe. Winjiza amafaranga buri kwezi, you know I know, nta na kimwe ubikoraho, ushyira inyungu zawe imbere. Ikibazo dufite ariko akirengagiza. What do you want me to do? Ni icyumba kindi nakora. Abadukuriye igihe nawe duhuriyeho dufata nk'ababyeyi, nk'abantu bakuru n'abaciyeho, inshuti yawe nayiciyeho, n'iki kindi gisigaye ubona nakora. Ibyo rero bivamo umujinya n'ibindi byinshi. Ngera igihe kubera umutima wanjye nuko niyumva naho byari bigeze, numva ncitse intege, ndamwandikira message, reka ndebe kugira ngo mvuge ibintu. Namwandikiye message umwaka ushize mu kwezi kwa 11. Yes, tariki 11 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka ushize, mwandikira message ndamubwira nti ibi bintu nari namuhamagaye akitaba. Ndamubwira nti okay, ibyo nashaka kubwira reka byandike, ibi bintu bingeze kure, warampemukiye birambabaza cyane, ndagenda birambabaza, binyica umutima, ko ntago numvaga ko umuntu nagira icyizere nk'icyo ari wowe wampemukira. Numva sinkwishimiye, sinkwifurije icyiza. Kubw'iyo mpamvu umbabarire. Icyo navugaga aho ngaho, iyo umuntu arakaye wumva ibibazo umuntu yaguteje, wamwifuriza nawe ko yabijyamo cyangwa yakorerwa ibirenze ibyo aragukorera. Icyo nashaka kuvuga rero, ndamubwira nti ariko nk'umwana w'Imana ntabwo bikwiriye gusaba imbabazi ko nakurakare bikagera aho ngaho kubera ibintu wankoreye. Mbabarire kandi bikuye ku mutima. Ni ikindi cya kabiri, ndaguhariye ayo mafaranga uzayagumane, nzakomeza nishyura ideni, amafaranga nzayabona ko nzi gukora. Ntabwo nzongera gukomeza gushaka kujya guhangana nawe, wavuze ibi navuze ibi, wareza nareza. Hanyuma aransubiza arambwira ngo nyuma y'ibi ndumva nta kindi narenza.
nuko yansubije birarangira kugira ngo rero iyi case igaruka ariho namwe mwabona ibi bintu umuryango wanjye waricaye kuko ibyo nakoze byose nabikoze mu izina ryanjye mu ruhande rwanjye ariko mfite aho ndi umwana mfite aho ndi umuvandimwe nubwo mfite umuryango wanjye ariko my family and extended family baricaye baravuga bati ibi wabikoze mu izina ryawe ariko ntitubyemera turashaka ko aya mafaranga agaruka kubera ko ikosa rya mbere wararikoze ryo kumwizera bingana gutyo ntiwagira ahantu hamwe byandikisha ntiwakora n'ikosa ryo kuyamurekera kuko doesn't make sense ndababwira nti okay kuko ndiho ntabwo mwajya kuburana ibintu nkaho ntariho reka rero njye mbikore nuko case yagarutse Shaka James umunsi w'ejo atanga ikiganiro yatanze naramwandikiye ibintu byari bimaze iminsi bisakuza abantu bampamagara na Godfather uri hano ya mutangabuhamya yuko yasabye ibintu byinshi ibikora ibi namubwira noya ntabwo siyo zirashaka kubitwaramo siyo ntabwo ari ntibikwiriye ko tujya mu bindi bintu birenze bituvuga by'amafaranga uko niko bimeze hari sinzi niba mushobora kunyumva hari voice note imwe mu ma voice note menshi mfite mu ma audio recorded nafashe maze kubona ko asigaye donc nta mutima wo kubana nanjye amahoro agifite wo kungirira nibura ineza namugiriye yo kumwizera hari ibintu nagiye mbika nk'ibimenyetso ibyo twari dufite byose birahari so reka ba playing your record if you can hear me muri your record it's a proof muri proof nyinshi mfite mwe murumva nk'abanyarwanda nk'abantu bateze amatwi ibi bintu n'abandi bose bazabyumva n'abayobozi bashobora kuba bari hano mukuremo kuri kwanyu mukurikije ibyo mvuze n'ibyo yavuze n'iyi record sinzi ko munyumva turi kukumva okay nanjye ndumva byaba ari byo byinshi egerezaho mikoro ongera utangire ntabwo munyumva turakumva ariko sa nk'ugishyiraho mikoro neza kugira ngo tubyumve neza byaba bisa nk'ibigiye kure urahinga twumve nanjye ndumva byaba ari byo byinshi kubera ko nacyagiye nashatse gusa n'ubivuzeho ariko ndabiceceka cyagiye umbwizemo akashi ukuntu byabaye ibibazo n'ibiki wa mugani ntabwo twigeze tuvugana ngo bimwereke ukuntu byagenze situwasiyo nari ndimo n'ibiki byose rwose hari ayakoze mu ruganda ariko hari na situwasiyo nari irimo nyine yatumye mpura n'ibibazo byinshi umuntu atanga amakashi nyine tugomba kubivugana wa mugani tukabifataho umwanzuro tukamenya ikijya mbere ko wa mugani abantu bataganira ikintu nta muntu ufite ubusobanuro bwacyo bwuzuye kandi wa mugani bishobora kubyara ikintu kitari cyiza so that's one of the records iyi record yayinyoherereje mubwiye ndabona ibintu biro bifata indi sura sinifuza ko jye nawe tuzaba abanzi kubera amafaranga naguhaye kugenda ugaceceka hari ikindi niba numvise neza yakubwira ko amafaranga wamuhaye yayikenuje cyangwa yakoresheje mu nyungu ze bwite ntabwo yagiye ku ruganda record mwayumvise you will be the judge okay record mwayumvise so aka ni akantu gatoya mu bindi nuko ibindi sinshobora kubishyira hano ariko hari igihe bizaba ngombwa ko mbishyira hanze nitujya mu manza noneho
ababishinzwe bakakuramo ibijyanye n'urubanza kuko harimo ibintu bidafite aho bihuriye n'urubanza by'ubuzima bwacu ubucuti twari dusangiye ariko iyi ni one of the records mfite ambwira ko byagenze kuko nari mubwiye nti ahantu hazavamo ikintu kitari cyiza agiye nawe tuba bazi kubera ko uragenda ugaceceka ukanisha agaciro so ni byiza ko twicara tukabivuga nk'abantu b'abagabo uko bigenze tukabiganiraho so mu magambo make rero nuko bimeze kugeza uyu munsi bigomba kujya mu nkiko kuko inzira y'ubuvandimwe yarayanze ntabwo ngiye nigeze nyanga kubera ko nta namwe ashobora kugaragaza yantumyeho abantu nta hantu namwe ashobora kugaragaza ko yanyinginze nta namwe ashobora kugaragaza ko nanze kumvikana ariko aho hose genda hafite ntabwo minisita n'abandi bantu benshi abantu batazi nijye waboherezaga mwasabiye umuvandimwe imbabazi mwamwiginze ko ibintu bitari sawa ikintu yavuze ngo narabimuteguje ngo navuze ko nzamusebya nta kintu na kimwe ndumvuga cyo gusebanya nta n'icyo nzigera nkora kuko umuntu ndi uyu munsi ntabwo mbyemerewe uwo mutima ntawo ufite gusa iyo ibintu bigiye hanze gutya bizana ikindi kintu kitari cyiza kuri we kandi nawe ndabyumva ntabwo yabyishimira ariko ntabwo nifuza kumusebya nta nabimwifuriza nta kintu kibimwifuriza icyo nifuza ni uko akemura ikibazo dufitanye azi kandi nawe adahakana kandi akagikora mu bupfura nubwo avuga ati byageze hariya ntacyo nyiramira n'ubundi haracyari amahirwe gahunda uko imeze rero tubashije kumva ariko ahangaha turacyari ibizungerezi tugiye kwakira ibibazo bitatu abantu bakubaze ntabwo kugeza aya masaha tumenye abantu bamaze nko muri comment banditse ngo yego bizamukubaza ikibazo ashobora kubaza muri comment ngwino kibaze ndakira ibibazo bitari byinshi bakubaza ibibazo kuko ahangaha ntabwo tubashije kumenya King James amafaranga wayamuhaye uri umufatanyabikorwa mugiye gufatanya uruganda warayamugurije turashaka kumenya aya mafaranga wayahaye King James mu buhe buryo kiye kwakira ibibazo bitatu reka mbisobanure aya mafaranga uri kwishyuza King James nubwo twumvishe muri audio dukeneye atarashyize mu ruganda reka mbisobanure wayamuhaye mu buhe buryo hanyuma abandi baraza kubaza ibibazo byabo mu kandi tugiye kwakira abantu bazamuke ndakira ibibazo bitari byinshi okay bibaye byiza nasubiza kimwe amafaranga nayamuhaye ngomba kumufatanyabikorwa yari yaratangiye uruganda nkaza nkaba mu partner n'uyu munsi ndabona abantu banyandikira bambwira ngo nabo bari bafitemo imigabane ibyo bintu ntabyo narinze ariko nagombaga kujyamo nk'umu partner dufite amafaranga twemenyeje ko nzajya mbona nka return kuri investment nzaba nkoze buri kwezi ni muri ubwo buryo nayamwoherereje nyohereza mbere yuko ngenda kuko nari mwizeye nashobora kuyamanukana ariko narayohereje hanyuma ngenda nyuma y'amezi 4 aho rero nagiye amafaranga ntiyari agihari ibya partnership ntibyari bigikunze kugeza n'uyu munsi ntabwo ngiye nanditse muri muri RDB nta company zose ziri mu Rwanda ziba zanditse haba harimo amasezerano abantu bagiranye ownership and all that nta hantu ngewe ndi so nuko bimeze mu magambo make nuvuga ngo waganiriye nawe wumva ko washora mu ruganda rwe ariko mbere y'uko ugenda ibyo bintu mubishyire mu bikorwa wohereza amafaranga mbere yes niko byagenze kuki wohereje amafaranga mbere kuki utategereje ngo amafaranga yamanukane mujye kuki wohereje amafaranga mbere nabisobanuye kandi mubare mu byumva ko mbibabwiye nta kindi kintu kirenze icyo kubera ni icyizere nari mufitiye twihuta kabakora ikibazo kimwe bagisubize tujye kwasina kwa ntuza wihangane ibibazo ni ikibazo kimwe ikibazo kimwe kugira ngo
cyane ndabanza nihanganishe Blaise komera cyane Bre ikibazo cyanjye ni iki umaze kubwirwa ko amafaranga watanze yo gukora uruganda igice kimwe cyagiye mu ruganda ikindi kikajya mu bibazo bwite harahumuriza wakuye he izindi mbaraga zo kongera kwizera ibyo akubwira kugeza ubwo ufite amafaranga ukajya gushora muri cya kintu cyanze urakoze Blaise yes wamwumvishe oya sinumvise kabakura afungura make ntabwo kabakura uri kumwumva oya ntabwo uri kunyumva Bre sinzi uko byagenze kabakura ava muri space ugaruke yego mana yanjye okay sniper sohoka muri space ugaruke kabakura sniper unmute your mic ikibazo cyawe yes njye ndamaze ikibazo cyihuse ubwa mbere agitangira tubwiye ko habaye trial kugira ngo baragiye bagura ibigori bashaka muri modoka n'uyu ntabwo uri kumwumva pastor oya ntabwo mwumva we manuka manuka muri space ugaruke pastor sohoka muri space ugaruke kuko bari gukora ibibazo ntabwo uri kumva sohoka muri space sohoka usohoka kuva muri space wongera ugaruke okay nimushyushye ibibazo tumubaze Oswaki ndabonye warafashe uruhande Oswakim wafashe uruhande wahejeje inguni ongera uzamuke pastor Oswakim nabonye warahejeje inguni uryama ku mufuko umuhanzi mwakuranye ntegereje kumva ikibazo basaye Oswakim nabonye waragize gutyo uti reka reka umuhanzi wacu okay kabakura fungura mikoro yawe yes muri kunyumva noneho suhuza umukozi w'Imana wahuye n'umuhanzi uririmba indirimbo z'isi akamubera nk'ibyo twabonye muri Edeni igihe cyiza ry'abantu twagiye suhuza umukozi w'Imana twabere bakunda Pastor Bre nawe usuje yes ndanakwihanganisha cyane kubw'igihombo urimo pole sana ikibazo cyanjye kiragira kiti King James ubwe amaze kukwibwira ko mu mafaranga wamuhaye amwe yashyize mu bibazo bindi bidafite aho bihuriye n'icyo mwumvikanye ukuyeho izindi mbaraga zo kongera kwizera ibyo akubwira bijyanye na business ku buryo ufata risike zo kujya gushora mu ruganda wowe ubwawe wasanze rutagikora merci nasubiza mbere yuko wenda undabaza yesa urayifuriza ikibazo kimwe yes King James ntabwo ari unknown kuri njye ntabwo ari umuntu utazwi cyangwa uko mwumva ngo umuntu ashobora kuza ku muntu kugira ngo bakorane business ni umuntu nafataga nk'umuvandimwe ntabwo tuva mu ndimwe ntabwo duhuje ababyeyi mu maraso ariko ni umuntu nafataga nk'umuvandimwe twabanye mu bintu byinshi icyo cyizere rero ni nk'uko murumuna wanjye nkurikira ashobora gukora ibintu kandi tugakomeza tukabana family mugiranye ibibazo ntabwo uwo munsi muhitamo mushaka ukuntu mubikemura kandi kugeza icyo gihe nari ntarabona koko uburemere bwabyo nari ngimufitiye icyizere nari nizeye ibyo yambwiye ko yaguye n'ikibazo nyine azagikemura naho imbaraga zavuye ni mu cyizere donc iyo byasaba ko nsobanura byimbitse ariko urakoze numvishe urakoze cyane ni umuvandimwe urakoze cyane sniper twihuta yes nawe nasuje pastor na Kasamutwe pastor ndagira nanjye nkubaze ubwitangira batubwiye ko mwakoze trial mwaragiye mugura ibigori mushyira muri pick up niba ari imodoka muragenda mujya ku ruganda